Sha nari bisayidi we nari bimwana ariko wowe uri kurwa wagira ngo urashaka kumbabaza wagira ngo urupfu rwanjye wagira ngo uzaruryamo biswi cyangwa yawurute. Oya ahubwo Skytu umva wibirakariraho ahubwo nyuma y'ibyo ngibyo ari byiza gusa bikurikiyeho nzanakuremera ntugire ikibazo uruwanjye wangu. Usubukira kiganiro ako man uburajya kwifata ako sayidi ko nabonye wambaye imyenda ya gisirikare umuntu w'umusirikare meze mute ako basha kumva ururimi ndi kuvuga meze mute nge muri kumwe ni Haniyeli Ntwari Sayidi. Ntigize kubona hari ikiganiro twigeze kuba turi tuvuga ku muhiteze cyangwa ku muraperi cyangwa umuntu ukunze gukoresha ibiganiro uri muri Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda. Skytu nabonye kuvuga ku kintu cy'amafaranga ko yandiriye amafaranga Skytu mbese muvuga nabi buryo ibinyankore ibyo bintu ntabwo namubeshyaga byari ukuri koko. Rero Skytu akimara kubona cya kiganiro yaje kunsaba imbabazi bishoboka n'abantu benshi ariko nashaka mbanze mbereke ikintu twarapfuye hari mu gihe cyo mu kwezi kwa gatandatu 2024 mu matariki 17 aho ngaho niho Skytu nabashe kuba namweza amafaranga yanjye. Amafaranga namoheje yarayo kugira ngo ankoreshereze iyo mipira cyangwa ahantu bafite iyo mipira yo kwamamaza umukandida nyakubahwa Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo iyo myere nanjye ingereho hano iyo ndi. Rero Skytu nyamuheje amafaranga nyine yahise agenda ayikoreshereze byiwe siyabasha kugira ngo ampereze ya myenda cyangwa ingereho. Niho mpamvu nashatse kugira ngo nkoreshe cya kiganiro mvuga ngo umuntu uri rwota amasindi mbi ubashe kuba wakitondera abantu bakoresha zino social media kugira ngo benshi hari ababikora bari kugira ngo batwike cyangwa barye amafaranga y'abantu. So rero nukujya wirinda kureba zino nkoranyambaga z'ibintu biganiro bakoresha kuri YouTube ukabasha kwirinda kuba wakoresha ngo ubashe kohereza abantu kuko benshi hari abakoresha kugira ngo birire amafaranga ugasanga nta n'ikintu bari kugira ngo baba bagufasha. Rero Skytu yamaze kubona bamwe ko mwamututse mwamubwiye nabi azasaba imbabazi arambwira ati papa wanjye Sayidi baza kubishira mu majwi murumva ko twari tuganira ati mbabarira rwose umbabarire uzakorera ikiganiro umusabira imbabazi. So rero Skytu yaje kunyinginga kuko nta utababarira mugirira imbabazi bitewe n'uburyo yasabye imbabazi bishoboka kuko ariko kwari kugira ngo muhereze gasoko cyangwa ntazongeye kuba yahemuka. Yarahimutse bishoboka cyane ikosa araryemera muraza kumva mu voice baraza kugenda babashyiriraho kandi n'abantu benshi bagiye bamusaba baramubwira ati barambwira bati Sayidi uri umwana witonda uri umwana umeze gutya mubabarire kuko Skytu yaje kumbwira ikibazo yarafite cy'ijisho yarafite ikibazo cy'ijisho ambwira ko yakoresha muri ubwo buryo nawe ndamubwira ati wari kubimbwira nkagushigikira mu bundi buryo ariko ikintu cyane ukagikora. Skytu nyine byarambabaje yaje kunsaba imbabazi ndamubabari ariko ntazongeye guhemuka cyangwa nawe umuvandimwe nimba urebye kino kiganiro ntugahemuke uhemukiye noneho no kuri uyu nyakubahwa ugasanga uhemutse nkanjye mukunda ugasanga hari ikintu ukoze kikambabaza. Rero cyari cyababaje kuko umupira nari nkeneye ari nk'uyu nguyu kandi ndi gushimira Savier uri mu gihugu cy'u Rwanda yabashe kumworeshereza n'umupira ukangiraho. Rero ndabakunda cyane umupira nari nkeneye wari uyu nguyu cyangwa n'indi mipira myinshi y'amaboko kuko yari abakunzi ba POV 250 ndibaze ko mwese mwabonye video tweze gukora tuvuga ku muhungu Skytu wabagahe aho yari amafaranga yo mu diaspora dukunda kandi twemera cyane witwa Sayidi Mr A uba mu gihugu cya Amerika. Rero nkuko rero twagiye dukora kuri iyo video muri rusange so kuvuga ngo wenda video twayikoze kwenda amafaranga ya Skytu yibyara amafaranga wenda menshi cyane ku mu diaspora Sayidi kora kuri n'umuntu ufite inote ihagije cyane twabikoze kugira ngo wenda mu rwego rwo gukebura n'abandi banyarwanda cyangwa se abandi bantu bose bafite umutima yo guhemu cyangwa se bakeneye kurya iby'abandi mu buryo butari bwo yuko nabo byagira isomo bibasigira. So rero ukuntu ibintu byaje kugenda rero nyuma y'iyo video umuhanzi Skytu cyangwa se umu influencer cyangwa se sinzi ukuntu wenda namwita kubera burya bano bahungu bari kuri social media badafite ikintu wenda bakora kizwi biragoye tubaburira amazina yabo tukapfa kubita aba influencer sometimes abahanzi ugasanga nyine ari abantu wenda tutazi wenda kababarizwamo ariko nyine reka tubita aba influencer. Rero tukaba twaraje kuganira nawe n'umu diaspora twemera Sayidi Sayidi Mr A aganira nawe tuza gushaka umuti w'icyo kibazo nyine
biza kurangira tugitoreye umuti. Buriya rero ku bantu wenda bamuzi Saidi Mr A ni umwana mwiza, ni umuntu ufite umutima mwiza, unasanzwe ufasha abandi bana b'abahanzi, yateza imbere impano, kandi ibyo si ibintu ndatangiye vuba ageze mu gihugu cya Amerika, yaranabikoraga kera kiri no mu Rwanda nahe no mu bihugu byinshi yagiye abamo. So rero twaje kuganira na Sky 2, nawe yaganira na Saidi Mr A, biza kurangira Saidi Mr A buriya ya mafaranga yarayamurekeye, aranamubabarira amubwira ati gusa bigusigira isomo utazongera kugira gute kuba bihemu cyangwa se mu zindi nzira, kubera ko buriya yari yamuhemukiye abinyujije mu nzira itari nziza. Mu diaspora Saidi yashakaga imyenda yo kwamamaza umukandida w'igihugu Paul Kagame, ngo mwese mubizere umukandida twemera kandi dukunda twese, unashoboye buriya ukibagiye hari unashoboye kuko intangarugero no gutahura neza, intangarugero mu bandi ba perezida bose bo muri Afurika. Rero urumva ashaka kumwamamaza mu gihugu arimo cya Amerika, rero bisaba yuko asaba yuko bamugurira imyenda yo kumwamamaza mu gihugu cy'u Rwanda ikazamuka igera muri Amerika. Rero Mr A yacisha kuri Sky 2 ayo mafaranga Sky 2 arayarya, kubera ko yashatse kumwiba anyuze mu nzira mbi cyane. Iyo wenda ko twabyitaho ko wenda yashatse kurwanya igikorwa cyiza umwana yari ari gushaka gukora cyo kwamamaza umukandida wacu mu gihugu cy'amahanga, kandi ari ibintu byiza cyane. Tugomba kugaragariza n'amahanga yuko tumukunda kandi tumushyigikiye. Rero Saidi yashatse gukora icyo kintu, Sky asa nk'umwitambika ashaka kugira gute kumukoma mu nkokora, kumuriganya ku mafaranga yiwe, ariko ibyo wenda Saidi atabyitayeho, ibyo byose yaje kumubabarira. Tujye kumuhamagara Saidi wenda kugira ngo mushobore kwibaza ngo bano bari kutubeshya no kutubwira se, tujye kumuhamagara Saidi kano kanya mwese mwiyumvira, mwumve ikintu abivugaho, mwumve n'ukuntu wenda byagenze mu magambo arambuye, ariko mwumve n'ibyakurikiyeho inyuma, kuko baheruka Mr A ari gukebura Sky, ariko ntabwo bazi ngo byarangiye gute. Nabyo dushaka dunafate n'umwanzuro dukonkurudinge, abantu bose bamenye ibyo bintu byagenze gute, birangiye gute. Nibyo kintu tugiye gukora muri kano kanya. Rero tugiye kumuhamagara Saidi Mr A, tuza kubashyiramo wenda n'ama voice ya Sky 2, wenda asa nk'usaba imbabazi cyangwa se wenda ari gusa nyine usaba ubwumvikane, wenda asaba no kubona yaza bamuha umwanya wo kuyishyura mu gihe runaka. Ariko mu diaspora dukunda, bitewe n'uko wenda umwana yifite n'amafaranga ahagije, nta n'ikibazo cy'amafaranga afite, biza kurangira agize kutamubwira ati amafaranga ngenda yakurikira ariko bikubera isomo. Rero kano kanya tugiye kumuhamagara, namwe mwiyumvire wenda ukuntu ibintu byaje kugenda. Yes, hello, Saidi Mr A. Yeah, sir. How you doing, brother? I'm good, but how about you? Yeah, I'm doing good too, bro. I'm doing good. Oh. Yeah, urumva rero narimo amagaye turi mu kiganiro kuri ya topic ya Sky 2 n'ubuhemu bwo wenda yari yakoze, kugira wenda tusobanurire abadukurikiye muri rusange ukuntu ibintu nyine byaje kugenda, twasha uduha umucyo nabone n'abadukurikiye bamenye ukuntu ibintu byaje kugenda, kuko abantu benshi byari byababaje bavuga ati ni gute umuntu Saidi Mr A twemera ategura igikorwa cyiza cyo kuba yashyigikira umukandida w'igihugu mu gihugu cy'amahanga. Ari ibintu byiza buri muntu wese aba akeneye, wenda kuko tugomba kugaragaza n'amahanga yuko umukandida wacu tumukunda, perezida wacu tumukunda. Nubwo wenda benshi baba bavuga amagambo batazi ibyo bavuga ubusa, ariko twebwe nk'urubyiruko cyangwa se nk'abajene bakiri bato, bivuze yuko ari tuba tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo tugaragarize isi yose yuko tumukunda kandi tumushyigikiye. Ariko igitekerezo rero bakigiye kubikora mu gihugu cyo hanze, abamwanga nta mashyari baba bifite, babonye iterambere agezeho nta n'ikindi namaze kubona. Nuko bimeze kabisa. Rero twagira ngo tubwire ukuntu nawe uwo muntu washatse kugukoma mu nkokora uri gukora igikorwa cyiza nk'icyo, twashishikariza na buri mujene wese ukuri ne byaje kurangira, ukuntu muri make byaje kurangira. Mu bisanzwe ndi Harindi Ntwari Saidi, ndi muri Ohio Akron, ntihanura muri Amerika. So hari abantu babashe kubona ikiganiro cyanyuze kuri YouTube channel yanyu, so benshi Sky 2 bamubwira nabi bitewe n'uburyo yari yarahimutse. Sky 2 rero amaze kubona aranje arambwira ati rero Saidi ndagusabye umbabarire, ikunye ihiti yanjye igiye gucika kabisa, niho nabonaga icyo kurya. Sasa rero nayo ntekereje ubuzima bw'umuntu wo muri Afurika babayemo, mbona ko ari ubuzima bwa danje,
kandi namwe mwambwira ati nimba uzabona uzamubabarira, abandi bambwira ati uzamubabarira. Nabasaba imbabazi byatanje cyangwa amavoice muraza kuyashyiramo abantu bumve ko njyewe namubabariye bitewe n'uburyo nabonye n'ubundi nawe ntako yifite. Ku bantu batari basobanukiwe ikintu, kuko benshi ntabwo bari bazi ikintu twapfuye. Twadupfuye ku mupira yari ari kuvuga ngo iyo umukandida FPR Inkotanyi ari we nyakubahwa Paul Kagame yari ari mu matora. So ndani namubwira ati rero yari nyine we yari yarakoze ikiganiro avuga ko abadespora nyine iyo mipira yabageraho. Sasa migisha avuga ni nomero, ndavuga ati rero hereza reka nkoheza amafaranga nyine namaze kubona nomero yiwe turavugana, nkoheza amafaranga bijyanye no kuvuga ngo iyo myenda izangeraho. Inkimara kumuha amafaranga yagiye nka zayine niko bajya baca umugani. So nuko nyine ibintu biba birebire, niko gukora ikiganiro kugira ngo ngorebe abantu bari inaha bakajya bapfa kwizera umuntu. Icyo nashatse kugira ngo ntange ubwo butumwa, ariko Skype nawe ni nkaho namukubise inkoni nyine ukuntu uta gukubita gashyi wenda mu rurimi rwacu cyangwa guhwitura. Yes, hello. Warubuze network. So rero nani kuvuga ngo ku muntu uzi ko ushobora no guhemukira umuntu yifitiye umukandida we yikundira vraiment numvise babaye n'ikiniga cyishe. Numvaga kabisa nanamufungisha bitewe n'uburyo icyo nashaka kwiyamamariza umuperezida nkunda hano baramwemera Jamel. Abantu benshi babishidikanyaho bavuga ngo abantu bari hanze, ubwo abantu bari hanze urukundo bamufitiye ni rwinshi cyane, hari abantu batabasha kubisobanukirwa. Kandi nanjye biri mu bintu bibabaza kubona abantu bavuga ibyo bavuga ngo birambabaza, ariko nyine twe nk'abajene nitwe tugomba guhaguruka tukagira icyo tubikoraho ibyo bintu kabisa. Nyine ngiye cyari kimbabaje ni uko usanga sikayitotura mu gihugu azi ko ndi gutera inkunga umuyobozi wacu cyangwa nyakubahwa Paul. Sasa rero agashaka kurya ayo mafaranga kandi ngiye nshaka kwiyamamariza umuntu nkunda. Nicyo cyari cyambabaje cyane, si amafaranga yari yambabaje, ahubwo ni uko ibintu yari yavuze ngo agiye kunkora atabikoze. Ariko nyine yasabye imbabazi, arataka asaba imbabazi mu buryo bushoboka bwose. Amavoice uza kuyabashyiriramo bumve. Abantu barambwira ngo Saidi naramubabariye nawe ahari agira amahoro, ariko ntazongeye guhemuka kurya amafaranga y'abandi bantu, kuko ejo hazaza azahora n'umuntu utari mwiza nkanjye ku buryo yanamufungisha ugasanga ubuzima bubayeho nabi. Abana kabisa kandi urakurikirana no ku mpanuro nyinshi cyane n'ubugendo n'ahabajene. Nkaba natangarizaga abantu bakunda ino channel kabisa, bamwe bavuze ati Saidi ni gute byagenze gute, nuko byagenze. Ikiganiro kirahari mbisobanura neza nuko nabikishije muri make, ariko kabisa Kagame turamukunda, njye noneho ndamukunda byatanje ahubwo Imana umugende imbere, ni intwari, much respect kabisa, n'umugabo w'intwari cyane. N'abamurwanya ntibirabareba ko bamugana, ibyo birabarengewe. Njye ndamukunda cyane bitewe n'umuntu icyo avuze koko aragikora. Rero n'abamugiriye ishyari ni abantu bafite inkega bitekerezo zabo, bitewe n'uzanareba no kuri iyi si umaze gutera imbere, abenshi barakurwanya kuko ufite ikintu barushije. Rero tugire urukundo, tugire neza no kubana neza n'abantu kabisa, nicyo nakifuriza rero abantu kabisa. Kandi mwarakoze kumusabira imbabazi, mwakomezaga mumbya ati mubabarire, naramubabarire rwose. Yasabye imbabazi mu buryo bushoboka, namuhaye imbabazi bitewe, ariko yarahemutse, ntazongere guhemuka. Muri makeya imbabazi warazimuhaye, ariko bimubera isomo. Natwe tugomba kumubwira bimubera isomo, wenda binera ko tutazanabisubira. Kandi ikintu wenda nubwo wagisobanuye, nagira nanjye igarukeho gatoya, ikintu cyo kuvuga yuko muri rusange ikintu cyatumye wenda biriya bintu biba nuko twarakoze kiriya kiganiro si ikibazo cy'amafaranga ya Skype, kuko amafaranga
umuntu bita Saidi inote yo urayifite kandi ihagije rero amafaranga asaba amafaranga wenda akora ugira umukebure cyane kugira ngo n'abandi babere isomo atazanongera gukora ibikorwa nka biriya bigayitse cyane icyo kintu nagira abantu bacyumve neza bagisobanukirwe kuko hari nka wundi muntu ushobora kumwizereramo akaba yamuhemura sasa nagira ngo kugira ngo nawe akigireho isomo ejo ntazahemuke cyangwa n'undi wundi yazakoresha icyo kintu ntazahemuka akoresheje guhemuka ku kintu cy'undi muntu agwaye nk'umuntu agashaka kukubwira ati hari nk'ibintu abantu benshi bakunze nko guhemuka nagitangaho igitekerezo uri kunyumva ndabumva neza cyane ugasanga umuntu arakwizeye aguhaye amafaranga ari nk'ay'inaha muri Amerika akakubwira ngo mbabarira ungurire isambu aha cyangwa ungurire ikibanza aha n'aha rero ugashaka kugira ngo urye amafaranga ye yaguhaye ukunde urye menshi kandi iyo umuntu umukoreye ikintu cyiza mu diaspora winaha ukamukorera ikintu cyiza akabona ko icyo kintu yaguhaye wagikoze nk'icyawe aba yakugurira nk'akandi kantu kuri kw'Imana bitewe n'uburyo nari numva ati iyo myenda ninyibonye ngezeho hano kabisa naye ndamugurira nk'akantu nk'umuntu umfashije ikintu ku mafaranga nari namuhaye ankore yanari no kujya ariko yarihemuye yarahemutse bitewe n'izo mpamvu rero ndatangaza nk'umuntu wese ufite nk'umudesiporo bavugana cyangwa umuntu uwo hirya ntabwo ataba ari umudesiporo umuntu akaguvugana ubona gusumbya ubushobozi nyaboneka kora mu nzira zigaragara zishoboka zose ukora ibintu yagusabye inzi ineza yawe izakugarukira azagufasha mu buryo bushoboka ariko iyo ushatse byinshi na kandi gakenya wari ufite urakabura ubona urakoze cyane kabisa Saidi Mr A uri umuntu w'umugabo cyane kandi urakoze ku mwanya wawe turagukunda cyane kandi n'abandi badukurikiye bose ndibaza baragukunda cyane kabisa Imana ikomeze guhe imigisha mu bikorwa byose uri gukora muri icyo gihugu cya Amerika kandi n'umuvandimwe kabisa w'umuhanzi n'abandi banzi bose ushyigikira Imana ibafashe batera imbere kabisa kubera yuko uri umuntu w'umugabo cyane Saidi Mr A urakoze cyane namwe murakoze cyane kandi dusenye na perezida wacu ndetse tunamusengera cyane kabisa turaza nawe kumukuraho ikiganiro kubera hari ibintu turi kubona bikatubabaza ku mbuga nkoranyambaga ariko turaza kugira icyo tubikoraho nk'abantu b'urubyiruko kabisa sawa Saidi Mr A amahoro y'Imana bane namwe sawa kandi nawe byari rero ukuntu amaze kumva ukaba yari Saidi Mr A ndibaza ko nta bundi busobanuro turi butange n'ikiganiro twagikatira hano murakoze cyane don't forget to subscribe kuri channel ya POV 250